teyi, romare, rosemary. Ayo yose ni amazina azwi ku cyatsi dukunze gukoresha nk'ikirungo. Ese wari uzi ko teyi ifite ubushobozi bwo kuvura ikanakingira indwara zirenga 50? Dore icyo abahanga n'abashakashatsi ku by'ubuzima bwa muntu bayivugaho. Bavuga ko teyi ari umuti w'igitangaza wifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye, harimo iz'ubwonko, iz'uruhu, iz'imitsi, igifu, impyiko, amasiterese, depresiyo n'izindi nyinshi cyane tugiye kureba. Ntucikwe. Mbanje kubasuhuza. Muri iyi video ya mbere tugiye kurebera hamwe imimaro irenga 40 teyi ifite ubushobozi bwo kuba yavura ikanakingira. Ese teyi ni iki? Ku batayizi mwayimenya gute? Iki cyatsi kigira impumuro nziza cyane, gikomoka mu bihugu bya Aziya, cyane ko ubu ngubu wakibona hose. Gikunze kwera mu turere tugira ubushyuhe. Iyi romare igira vitamini ebyiri, vitamini A na vitamini B. Nk'uko mubizi, vitamini A ikunze kuboneka mu mboga n'imbuto, ikagira umumaro mwinshi mu gusana no gukomera k'ubudahangarwa bw'umubiri. Naho vitamini B ifasha ubwonko n'imyakura gukora neza, ikanarinda n'indwara zitandukanye harimo iza stress n'izindi. Teyi ibamo indi miti, urugero nk'iyo bita carnosic acid ikoreshwa mu kurinda ubusaza bw'uturemangingo. Igira n'indi bita rosmarinic acid, iyi nayo igira ubushobozi bwo kurinda uburibwe n'indwara z'ubwonko. Ni byinshi, hari n'iyo bita senewole. Niyo mpamvu abahanga cyangwa abashakashatsi bavuga ko teyi ifite ubushobozi bwo gufasha umubiri mu buryo bw'umwimerere. Dore indwara 40 teyi romare ifite ubushobozi bwo kuba yavura ikanakingira. Iya mbere, irinda gusaza k'ubwonko. Urugero, mw'iyi minsi aho uri guhura n'umuntu w'imyaka muri 20 yarazanye uruhara, iriya ni ingaruka yo gusaza k'ubwonko. Ubwonko bwashaje bugaragaza ibimenyetso bigiye bitandukanye, harimo n'imitekerereze mikeya n'ibindi bigiye bitandukanye. Kabiri, ifasha abakunze guhura n'ikibazo cyo kwibagirwa cyane, ikanabongerera ubushobozi bwo gufata. Binavugwa ko abanyeshuri bajyaga bayikoresha mu bihe bya egizame bayihumuriza, kugira ngo ibafashe gufata, bige, batsinde ibizamini byabo. Gatatu, igabanya stress. Kane, ihangana na depresiyo, aribyo bita kwiheba. Gatanu, irinda uruhu gusaza, cyane ko no mu mateka bivugwa ko kera iyo bashakaga kubika umurambo kugira ngo umare igihe kirekire utangiritse, bakoreshaga amazi ya teyi boza uwo murambo. Gatandatu, ikiza umutwe bakunze kwita umutwe udakira, akenshi uterwa na stress cyangwa guhangayika. Karindwi, ifasha abagira isereri. 8, harimo 3, ivura inkorora, ikavura gripe, ikavura sinezite. Hari abantu bajya babyitiranya, izi ni indwara 3 zitandukanye, ntabwo ari indwara imwe. Tujye ku 9, irwanya allergie. 10, igafasha ibihaha gukora neza. 11, ikirukana umwuka mubi mu kanwa. 12, ivura ikanarinda igitsina gore kigira umwuka mubi mu myanya y'ibanga, aho ikoreshwa mu kuyicaramo mu mazi avanze n'iyo romare, turaza kubibona. 13, ivura impyiko. 14, igatanga umutuzo. 15, itera ibitotsi ku babibuze, cyane aho abantu benshi bafite ibibazo byo kuba bajya kuruhuka, bagera ku buriri ibitotsi bikabura. Kubereka uko ikoreshwa, ikaba yakongera ikagusubiza ibitotsi, ukaruhuka neza, ubwonko bugasubira kuri gahunda. 16, itera kuruhuka neza. Urumva ko birasobanutse, ntabwo waruhuka utasinziriye. 17, ivura ibiheri. 18, ivura ibisebe. 19, ikarwanya ububabare. 20, igabanya uburyaryate. 21, yoroshya imitsi. 22, ikavura imvune yoroheje. Hari uburyo nabwo ikoreshwamo, ikaba wayikandisha nk'ahantu wavunitse cyangwa se ukanayinywa. 23, ivura gute. 24, irwanya arthritis ariyo bita rubagimpande. 25,
irwanya guta umutwe, babyita Alzheimer dementia, 26, igasukura impyiko ndetse ikanakura utubuye two mu nda cyangwa mu mara, 27, itera apeti, ni ibisanzwe nk'uko dukunze no kuyikoresha mu birungo ndetse n'ahandi, 28, ifasha igogora, 29, irwanya iseseme, 30, ivura kudiyara, 31, irinda kanseri yo mu gifu n'iya porositate, 32, yongera immunity ni ubudahangarwa bw'umubiri, 33, izamura umuvuduko uri hasi, babyita hypotension, 34, ivura infection z'igitsina, 35, igasukura umubiri detox, 36, ifasha abashaka gutwita neza, 37, ikongera imbaraga z'abashakanye, 38, ituma ubwonko bufata ibintu vuba, twabibonyeho mbere, 39, ivura umunaniro, 40, ikarwanya kanseri. Dore uko wategura cyangwa ugakoresha teyi, ni ibintu bisanzwe cyane. Turabireba mu tugingo dutanu. Akagingo ka mbere, ushobora kuyikoresha nk'icyayi cyangwa ugafata amazi make ukayatogosanya n'utubabi twa teyi, yamara gushya ukayakuraho ukayareka akaba akazuyaze, ukanywa akarahure kamwe cyangwa tubiri ku munsi bitewe. Ikindi, aya mazi arimo teyi niyo yonyine yemewe kunyobwa nyuma yo kurya kuko bifasha igogora kugenda neza, igihe ariko nta kindi kimera cyongewemo. Nk'uko tubizi mu buzima bwiza, ntabwo byemewe, ntabwo ari byiza kuba warya uri no kunywa cyangwa ukamara kurya uhita unywa, ahubwo ushyiramo intera kugira ngo uze gufata ikindi kintu cyo kunywa. Ariko amazi arimo teyi aremewe kuba wayanywa nyuma yo kurya kuko atuma igogora rigenda neza. Akagingo ka kabiri, uteka icyayi ukagitogosanya n'amababi ya teyi romare, ariko nyabuneka si byiza cyane ko wakoreshamo isukari mvaruganda kubera ko zimwe mu ndwara twabonye zivurwa na romare ziba zaratewe n'isukari mvaruganda. Niyo mpamvu biba byiza iyo ukoresheje ubuki kuko nabwo ni bwiza ku buzima bwacu. Akagingo ka gatatu ni ku bijyanye no kuyikaraba. Uteka amazi ukayatekana n'ibibabi bya teyi romare, yamara gutogota ukayateruraho ukayasuka mu ibasi cyangwa mu kindi kintu wajyanye cyo gukarabiramo, hama ugategereza agahinduka akazuyaze, ukayicaramo iminota 15. Wenda ushobora kubikora 3 mu cyumweru ukarangiza ukwezi. Uwo ni umuti ukomeye cyane wavura ama infection, ukavura amatirikomonasi ndetse unavura n'umwuka mubi mu myanya y'ibanga y'abagore nk'uko twabibonye. 4, ushobora no kuyoga aho urwaye ibiheri ku mubiri cyangwa n'ibindi bintu ubona ku mubiri bitari sawa, nayo wayikoresha irafasha. 5, iki kimera wagikoresha cyumye cyangwa ari kibisi kirakora nta kibazo. Habaho n'ifu yayo igurwa igakoreshwa, ndetse binavugwa ko hari n'amavuta akozwe muri yo ndetse nk'uko hari n'imiti bakora muri romare. Icyitonderwa mu gukoresha romare, ubyumve neza, ntabwo ari byiza gukoresha amazi avanzemo romare igihe ayo mazi yahoze. Urayamena ugateka andi. Ntabwo byemewe kuyanywa yahoze cyangwa ukayashyushya kuko ubushakashatsi bugaragaza ko iyo watetse teyi ukayiteka mu mazi bigahora, bihinduka ubundi burozi butari bwiza ku mubiri w'umuntu. Ikindi cya kabiri, ntabwo isimbura abaganga, ahubwo uyifate nk'inyunganizi y'ubuzima Imana yaduhaye. Urakoze. Tuzareba part 2 y'iki kiganiro, niho tuzareba indi mimaro ya romare kuko iki cyegeranyo twibanze ku by'ibanze bigaragara cyane. Ni naho tuzareba uko wayikoresha nk'umuti noneho wayivanze n'ibindi bintu. Twakoze kudukurikira kuri iki kiganiro. Niba wifuza ko dukora ibindi biganiro, siga igitekerezo, yandikisha ukora subscribe. Niba ari ikibazo wagize andika muri comment cyangwa inyunganizi,
kandi usangize n'abandi ukora sheya. Imana ibane nawe, tubonane ubutaha mu kindi kiganiro cy'ubuzima kamere.